nongeye kubasuhuza abakunzi banjye mumeze neza ndabakunda cyane no witonze Clarisse nkuko mubizi ni muri Light Salon kuri gahunda ya twige gusuka mumeze neza nanjye rero ubu mbona hano murabona ko nisiza ka makeup gakeya nisiza gatiro nisiza ka rouge à lèvres nta gapodere nisizeho nishyizeho utuntu duke cyane ariko turi butumesa neza muri kubona ntari gusa neza muri comment mubyandikemo mumbwire ukuntu mbasa nisa nabi kandi nabyo mujye mubimbwira kugira ngo ngaragare imbere yanyu sa neza rero nongeye kubashimira kuri gahunda yo kumurikira namba mbibona ariko comment zanyu ni nkeya ntabwo ndimo nzibona nshaka comment zanyu kugira ngo nje mbona uko ngira courage ese nigisha gute ese nigisha nabi ese nigisha neza munyandikire comment nyinshi kugira ngo mbone ko munkurikirana muri benshi nanjye amasomo ngumye nyabazanire ku bwinshi rero ahangaha ni muri Light Salon kuri ya gahunda ya twige gusuka uyu munsi nkaba nabazaniye gusuka butterfly ni menshi yitwa selfie tugiye gukoresha kugira ngo dusuke butterfly yacu ni nimero y'9 kuri 27 amabara ni menshi na kamenshi wenda ku isoko ry'umurimo ntabwo kagaragara cyane ariko kakameshi na kamenshi keza cyane uyu muntu yahisemo neza kugira ngo tukamukoresha noneho rero nimukurikire ubu nibwo tugiye gutangira ndabereka uko umuntu agenda atangira urunweri nuko agenda akomeza kugira ngo arangize butterflies hari abantu benshi bagiye babisaba nabibigishije muri video za mbere ariko bagenda bongera bampamagara bambwira uzongera utwereke butterfly uzongera utwereke butterfly abantu benshi bazisuka bitandukanye ariko noneho uyu munsi twebwe twahisemo kuzibereka kuri buno buryo ngaho nimukurikire rero tugiye gutangira gusuka butterfly